nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Kuko n'abasazangije bavandimwe kuri iki kiganiro ibirari by'ubutagatifu, reka maze mbahe ikaze kuri iki kiganiro nanone. Ubwo mwabivumbuye nyine ko nari nabasezeranyije ko tuzaganira kuri mutagatifu Charbel Makhlouf. Niwe tugiye kuganiraho koko. Akaba yaravutse mu by'ukuri yitwa Yusuf Anton Makhlouf. Avukira mu majyaruguru muri Libani, mu majyaruguru y'icyo gihugu, ku itariki 8 z'ukwa gatanu 1828, maze yitaba Imana ku itariki ya 24 z'ukwa 12 mu 1898. Mu by'ukuri ntabwo ari kera cyane, ni muri cya gihe nyine abapadiri bera barimo baza mu Rwanda no muri ibi bihugu byacu bya kuri uyu mugabane wacu cyane muri South Africa, muri Uganda, bari bamaze iminsi barimo baza mu Rwanda ni Burundi. Rero hari abantu bajya banibaza ngo impamvu dufite abatagatifu benshi. Mujya munibuka yuko mu by'ukuri ivanjiri twayimenye nyuma cyane. Aba bantu nk'abantu bamenye ivanjiri imbere y'imyaka myinshi. Urumva uyu munsi ivanjiri, ndimo mvuga ikiganiro yavuga ko ivanjiri cyangwa ijambo ry'Imana, ingoma y'ijuru, ari ngo nk'akabuto ka sinapisi kagenda gakura kugeza uko igiti cy'inganzamarumbu, cyangwa se umusemburo umugore ngo ashyira mu nshuro 3 z'ifungo kugeza ubwo byose bibitumbye. Rero bifata igihe kugira ngo izo transformation, uko guhinduka kw'ahantu kw'abantu bifata igihe. Ingoma y'Imana ntabwo ihutiraho, ahubwo ni gake gake, ntuzamenye ibintu byahindukiye. Natwe rero urumva, nubwo wenda twese tubona abapadiri n'abahaye Imana bandi bakigisha bakagira gute, ariko turacyari mu myaka 125 ivanjiri imaze igeze mu Rwanda, mu gihe abandi ari imyaka magana n'amagana. Reka tugarukire kuri mutagatifu Charbel. Urumva yapfuye afite imyaka 70. Avuka rero ahantu yavukiye mu misozi yo mu gihugu cy'iwabo. Akaba yarakurikiye nyine, yaravukiye mu muryango wasengaga cyane. Ari papa we ari mama we bose barantu basenga cyane, bamwigishije gusenga akiri umwana, ku buryo yakuze yumva az'abapadiri kandi uko abigeraho yinjira mu bapadiri, ndetse ajya kuba mu buzima navuga bwa kimonaki, kuba ahantu muri ermite. Kwa kwina habitahaba, ngira ngo biragora kubivuga, ariko abameze nko mu buvumo, ari mu ishyamba nyine. Ntabwo aba hubatse bihambaye, haba ari utuntu twibanze gusa kugira ngo umuntu abeho, ariko ntabwo aba ari amazu akomeye. Akenshi bari usanga ari nk'ubuvumo acukuye mu rutare agashyiramo twibanze, nuko akabaho gutyo, tunzwe n'imizi y'ibiti, arya utuntu dukeya, asenga cyane, asabira isi nawe ubwe, ashaka gukiza roho ye. Rero we ko ari n'umupadiri, umva ko ubuzima bwa gisaserdoti bwamusabaga no guhura n'abandi, ntabwo ari wa wundi nyine yifungiranye cyane. Azwiho rero kuba umuntu w'umunyabitangaza byinshi cyane. Nk'uko mu kiganiro giheruka nabibabwiye, twabonye yuko amaze kwarajisira ibitangaza 33,000. Ni ibitangaza byinshi cyane by'abantu bagiye batanga raporo yuko bamwiyambaje bagakira. Yashyizwe mu rwego rw'abahire mu 1965, hanyuma ashyirwa mu rwego rw'abatagatifu mu 1977 na Papa Paulo wa gatandatu. Ubu niwe mutagatifu ushinzwe igihugu cya Libani. Tukivuga kuri Libani, twibuka intambara irimo kuberayo, baraharasa biteye ubwoba. Hari intambara nyine Hezbollah na Palestine barimo bararwana, nako na Israeli. Rero ni intambara mu by'ukuri bakeneye amasengesho yacu. Intambara yose twese abanyarwanda turabizi ko intambara imera,
ni ahantu ubona biteye agahinda, abantu barihebye, barimo barahunga, ni ibintu nyine ubona ukabona biteye ubwoba. Mutagatifu ubashinzwe, Mutagatifu Charbel, tumwiyambaze tubasabira. Rero ababyeyi be ntabwo bari abakire, bari abantu baciye bugufi. Papa we yari umuhinzi, ariko cyane cyane igice kinini akorera abanyaturike bari barafashe icyo gihugu, ku buryo mu by'ukuri papa wabo yapfuye asize abana 5, ubwo ni Charbel n'abavandimwe be 4. Hanyuma Charbel akaba ari we bucura, kubera ko yari bucura rero umva yagize ibyago. Papa yapfuye nyine akiri na mutoya, ngira ngo papa yapfuye ku itariki 8 z'ukwa 8 1831, urumva afite imyaka 3, afite imyaka 3 yonyine, cyangwa se 4 wenda, yafite imyaka 3 4. Niba yaravutse mu 1828 agapfa papa agapfa mu 1831, ibyo ndi gusaba abantu ngo afite imyaka 4 kugira ngo ari 3. None mama we amaze imyaka 2 muri ubwo bupfakazi yarongeye arashaka, ashaka umugabo witwa Lahoud Ibrahim. Hanyuma bamaze igihe gito banashakanye, uwo mugabo yaje kuba n'umupadiri, ko twabonye yuko muri religion maronite, muri catholique maronite, abapadiri bashobora kuba n'abagabo bafite ingo. Yabaye na kire, yabaye umupadiri mukuru w'iyo paruwasi aho ngaho kuri ako gasozi bavukaho. Ubwo rero Youssef, urumva turavuga Makhlouf Charbel, ataritwa Charbel nyine, yitwaga Yusuf. Yararagiraga buri munsi nyine akajyana intama kujya kuziragira, hanyuma mu gihe intama zirimo zirisha we akaba arimo arivugira ishapure, cyangwa akagenda akinjira ahantu akubaka akantu kakameze nk'akaruri akinjiramo ngo yinjire muri eremite. Iyi mikino yakiraga yamuganishaga ku cyo azaba cyo namara gukura. Nibi byaje kumuviramo rero nyine kubikomeza. Bavuga ko mu by'ukuri ubuzima bwe bwari isengesho n'uturimo. Isengesho ry'imbaza ryari ishapure ngo atavagaho, na misa no gushengerera. Ibyo nuko ari 3. Iyo mbabwira gutya mbagira ngo natwe dukopere tumenye ngo nibiki twakora byatuma twinjira mu nzira zo kwitagatifuza. Ishapure itavaho, gukunda gushengerera ndetse no kudasiba misa. Mu 1851 afite imyaka 23 nibwo yumvise yuko amagarirwa kujya kwiha Imana, ariko ari base wabo, ari ba nyirarume, ari mama we, bose baramwangira kugeza ubwo rero sinzi ko banamwangiye ngo beruye, ahubwo yaratinye ko bamwangira, ngira ngo babona ko bamukomeyeho nka bucura bwabo n'iki. Hanyuma ngo agenda nijoro, agenda adasezeye, aragenda yigira muri monasteri ya Notre Dame de Meyfouc. Muri iyo monasteri niho yatangiriye ubuzima nyine bwa kimonaki, kugeza ubwo hamariye gukura yasezeye kuba abamonaki babanaga, akajya kubera mu buzima bwe bwite. Ndimo kureba agafilime ke kera, nigeze kubona ukuntu inkubaganyi z'abahungu bari baragiye kumwigiraho kwiga ubuzima bwa kimonaki nka muri Hermitage. Ntago nzi bari bagamije, niba kwari ukumuhima, niba kwari ugukina. Bafashe agatara ke kagatodo ajya gacana, basukamo amazi kugira ngo baze kureba yuko uko ari buze kwifata, acanye bikanga kwaka. Nyine nawe bamaze kwira yifatira ka gatodo ke, ubundi bacana, hari amavuta bashyiragamo nk'andi mu keso ari mu ivanjiri, donc hari amavuta bashyira amazi, nuko acanye biraka nkaho nta cyabaye. Batangira kubona ko ari mu mystike, ari umuntu ubaye mu buzima nyine bw'indengakamere. Wenda ikindi twavuga kuri Mutagatifu Charbel, ikindi cyamufashije kwitagatifuza cyane, hari igitabo ngo atashyiraga hasi, igitabo cyitwa L'imitation de Jésus Christ, cyangwa se kwigana cyangwa gukurikiza Yezu Kristo. Icyo gitabo ntabwo ari wenyine cyafashije, muzasanga no mu mateka ya Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu avuga koko ngo cyahoraga mu mufuka umwenda yabaga yambaye. Ni igitabo gitangaje, ni igitabo nabashishikariza kuzagishaka. Gisigaye kiri no mu Kinyarwanda, kwigana ndo bari kwiga cyangwa gukurikiza, ntabwo gukurikiza Yezu Kristo. Kirahari, harabona kibonye.
umuntu arimo agisoma uretse ko ntabikurikiranye cyane aho yaba yaragikuye, ariko mu gifaransa birahari, n'amawudiyo yabyo arahari, ushaka kucyumva ugenda, ushaka kucyumva uryamye. Kirimo ubuhanga butangaje bw'inzira zo kwitagatifuza. Nagira ngo wenda nyuremo muri makeya ko urumva ubuzima bwe, ibyo yagiye akora ntabwo bivugwa cyane cyane ngo yakoze iki akora iki. Batubwira gusa ko yakundaga rozari, gakunda ubwo buzima buciye bugufi cyane, yakundaga jene, yaryaga gake gashoboka. Urumva mu buzima bwa limitaje undi warya iki, ni duke. Ubundi agakunda rozari, gushengerera misa. None twumviseho n'ikindi cyo kumenya gukunda gusoma. Icyo gitabo cyabaye nk'uruganda rw'abatagatifu mu by'ukuri, cyafashije abantu benshi kwitagatifuza. Amaze kwitaba Imana rero, ubwo wenda ntabwo tuvuze ngo yapfuye ate. Urumva twavuze ko yapfuye ku itariki 24 z'ukwa 12. Bavuga ko yapfuye saa 11 za nimugoroba. Urumva hari muri vigile ya Noheli, hari muri gitaramo cya Noheli nibwo yitahiye. Hanyuma bamushimira nyine ko yagomeye ku masezerano yasezeranye ajya kwiha Imana. Bakimara kumushyingura, ubundi ngo mu muco w'uwo muryango yari yariyeguriyemo Imana, ntabwo bashyingura amasanduku. Bafata umubiri bakawambika, bakarambika mu butaka bagatabika. Ni wo muco nyine, umuntu itaka gasubira mu kindi, nta bintu byinshi. Rero ikintu cyabaye, igitangaza cyabaye kumva ye, ni uko abaturage baho hafi batangiye kubona urumuri rukoze mu musaraba ruzamuka, rudoko rushinze nk'umusaraba w'urumuri ushinze ku mva ye. Byahise bikurura abantu benshi kureba ibyo bintu, ndetse n'abamonaki bagenzi be barabyibonera, baravuga ati ibintu ntabwo bisanzwe. Nyuma y'igihe gito cyane bahise bamutaburura, kugira ngo barebe, kuko n'abasanzwe bazi ko ari umuntu w'umutagatifu, ko umutagatifu mu by'ukuri aba umutagatifu ku isi, babonaga uko yabayeho. Nuko rero batangazwa nuko umubiri we ukiri intact. Nivuga intact, habe n'akantu wenda wiremina, umubiri we ntabwo waboze ariko urumagaye. Urabona nyine ko ari umuntu kuko washizemo umwuka. Kuri Mutagatifu Charbel yari umuntu umeze nk'umwana usinziriye, nka kuriya nyine nabonye nanone bimeze gutyo kuriya Carlo Acutis, nk'umuntu usinziriye uri mu bitotsi, umubiri uri flexible, ukuboko guhina wongera kurambura, amaso aracyarimo nka Padre Pio. Hari abatagatifu batangaje bafite imibiri yabo, Nyagasani nashatse ko iguma gutyo rwose ku buryo butangaje, ko nakundi bitangaza rwose. Mwareba, mwasoma by'umwihariko amateka y'umutagatifu, iyo mutagatifu muzasanga atangaje. Ikindi kintu cyamaho kidasanzwe rero nuko uwo mubiri we wabiraga ibyuya by'amaraso, ugahora ubira ibyuya by'amaraso ku buryo byamaze n'imyaka myinshi, ku buryo ngo bareba bagasanga amaraso yasohotse mu mubiri wa Mutagatifu Charbel aruta y'umuntu agira mu mubiri we bisanzwe. Ubundi muri fizika batubwiraga ngo, nimara muri fizika sinzi amasomo twize kera barashimira bari ngo nta gishya, ngo rien ne se crée, ngo nta kirema, ngo nta n'igitakara, ngo byose ngo bihora byirona, byose ngo bigumaho, ngo bihinduka. We rero umubiri we amaraso yawusohotsemo aruta umuntu usanzwe agira, litiro z'amaraso umuntu muzima agira, ngo amaritiro n'amaritiro amaze gusohoka muri uwo mubiri we kugeza uyu munsi. Ikindi bamuvugaho ni uko nyuma y'igihe bamaze kumuvana mu mva ye bakamukorera isanduku, n'ubundi yakomeje nyine kugijojoba kugira ngo babashe kurekipera nyine ibyo bintu biva mu mubiri we, bitanakwira mu isanduku yose. Bagerageza gusa nk'abayihagarika, nk'abashyiramo navuga ku buryo biba ari oblique, donc asa nkaho
umubiri usa nkaho uberamye, se navuga mu kinyarwanda cyanjye ko numva nyakibuzera, mbese nkaho amaguru yaba ari hasi umutwe uri hejuru, atarambaraye, ahubwo ku buryo nyine amaraso abasha gushoka. Uko kunashokaga rero basanze nyine ku birenge bye niho bagiye barekipera nyine bakura bashyira hamwe ibyagiye biva mu mubiri we, nuko bakabipima bagasanga bimeze nk'iby'umuntu muzima ugifite ubuzima. Abapapa nabo bagiye bakurikirana iby'ubwo buzima bw'uwo muntu wapfuye ariko ukomeza kumera nk'aho ariho, ku buryo mu 1927 Papa Piyo wa 11 yategetse yuko noneho bamukoraho ubushakashatsi, bakabihereza abaganga bakabyigaho, nuko nibwo yatangiye kubona yuko mu by'ukuri Mutagatifu Charbel, ubwo n'ibitangaza bagendaga babivuga bigenda biba ku buzima bwe, nako ku bantu bagenda akiza batandukanye bamwiyambaza, ibitangaza mu by'ukuri bikomeye cyane. Wenda numva hari kimwe nzababwira kindi kimwe, ariko uriya yakozeho kugira ngo amwereke yuko ibyo ya Raymond ejo ubu ngubu ukiriho ukinabyivugira mu maseminari atandukanye. Hari n'abandi bagenda babyivugira ukuntu yababaze, bafite n'inkovu inyuzamo nayo kongera ikaba mbisi, kugira ngo umuntu atazagira ngo hari n'ibyo yarose cyangwa se n'ibishuko bindi, ahubwo bihinduka nyine nka stigmate. Ikindi nuko nyine umuntu umwiyambaza ahinduka umukristo pe, afite ubushobozi, yuzuye Imana ku buryo kumwiyambaza bikuzuzamo ubushake bwo guhinduka, ubushake bwo kugarukira Imana. Ni byinshi bimwandikwaho rero n'ubu uyu munsi, ndetse n'igitambaro bagiye batwikiriza umubiri we, wenda muri icyo gihe cy'ubushakashatsi cyangwa se igihe babaga bamutaburuye, iyo bagipimye basanga n'ubundi kimeze nka ya Lensier de Turenne, niba mujya muyumva, cya gitambaro cyatwikiriye Yezu, n'ubu munsi bapima bakamyishura Yezu uko yari imeze, ADN ye n'ibindi, na kuri Charbel niko bimeze mutagatifu. Bagenda babona yuko igitambaro bamutwikirije gifata forme, donc uko umubiri kwishushanyaho, na bya by'amaraso bikajyamo, noneho ku buryo babipima bagasanga n'ubundi nk'iby'umuntu muzima. Mutagatifu Charbel rero ntabwo asanzwe, aranatwereka yuko muri we ngenda aboneramo yuko mu by'ukuri koko kiliziya ni imwe itunganye gatolika kandi ishingiye ku ntumwa, nubwo ishobora kubamo za liturujia zitandukanye mu buryo bwo guserebura misa butandukanye mo gake, ariko igitambo dutura ni kimwe kandi ukarisiya duhabwa ni imwe, kandi koko Yezu koko niwe nzira, ukuri n'ubugingo, kandi koko abatagatifu buzuye Imana barayitubwira, ku buryo twakwifuza kubana nayo. Ni byinshi, ni byinshi, nabasaba ko muzabyisomera. Mutagatifu Charbel rero muri Kiliziya Gatolika y'i Roma yizizwa tariki 24 z'ukwa karindwi buri mwaka, naho muri Kiliziya yo muri Libani Eglise Maronite yizihizwa tariki 24 z'ukwa 12, uwo munsi nyine yitabiyeho Imana. Tumwiyambaze adusabire, kandi niba ufite uburwayi urimo wibaza mutagatifu wakwiyambaza, irukanka ubwire Mutagatifu Charbel uti nsabira, kandi wibuke ubuzima yabayemo, ntabwo ari kugira ngo utegeke ngo nsabira gusa, ahubwo ubeho nk'uko nawe yabagaho. Niba yakunda gushengerera ajya gushengerera, niba yakunda kuvuga ishapuri vuga ishapuri, niba yahimbazaga misa mu buryo budasanzwe agahura na Yezu, nawe mbese tujye dusaba ibitangaza ariko tunahinduka. Reka tuvugire rimwe nanone ngo hasingizwe Imana mu bamarayika n'abatagatifu bayo.